Twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro cyacu twige ikoranabuhanga. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho ukuntu ushobora guteranya muri Excel, gukora percentage ndetse gukora rank, grade and decision. Reka dutangire ku guteranya, gukora toto. Hano gukora toto tuwendure nk'umwarimu kuko hano uzakenera cyane. Uzabigenza gute? Hari uburyo bwa mbere aribwo bwihuse. Uraza ugaselectinga ukageza hano, ushaka amanota azamo hano nawe uraselectinga, nangiza uze hano kuri formula, hano formula uze kuri formula, nangiza hano kuri auto sum. Ubona ko bihita byikora, ariko uburyo ntabwo buri fair neza. Si byiza n'ubundi ko wanamenye n'uburyo bumwe, reka yigishe n'ubundi buryo bundi. Uraza hano, nurangiza wandikeho iko, urangiza uze hano utangiye amanota y'umunyeshuri wa mbere. Urabona ko uhita ushyiraho plus, wongeraho aya ngaya hano muri seri zikurikiyeho plus, aho ushyiraho plus, wongeraho ayo muri biology plus, wongeraho ayo muri ICT hiro plus, ayo muri cyongereza, wongeraho ayo muri kinyarwanda, wongeraho aya mu giswahili, wongeraho ayo muri geography, wongeraho aya ngayo muri history. Hariya bigarukiye. Rero nurangiza uhita ukora kuri enter. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane, amanota ahitaza. Rero nurangiza ntabwo ugiteranya kuri buri munyeshuri, ahubwo nugera hano urahita uselectinga gutyo umanura, nugera hariya ikintu uhita ukora urakora kuri Ctrl D, ariko kuri mashini zimwe na zimwe bita byizanamo, ariko iyo bitaje tukora kuri Ctrl D, then bigahita yiteranya. Hano igikurikiyeho tugiye kwiga uko bakora percentage. Hano nk'uko muri kubibona rero, amanota yacu twakoreye kuri 380. Icyo bakora percentage, turaza hano twandikemo iko, niturangiza urahita uza hano. Numva aya manota n'ubundi ari muri series, niyo ngiye gukorera percentage. None nurangiza urahita kwanda ukamizaho kuba 100, indangiza ngabanye 380 twakoreyeho, then mpita nkora kuri enter. Ubona ko ni ibintu byoroshye cyane bita byikora. Rero nk'ibisanzwe n'ubu ntabwo ndongera ngo nteranye amanota ya buri muntu, ahubwo ndahaza selecting then Ctrl D. Ubona ko ni ibintu bita byihuta cyane, ariko nka hano murabona ko inyuma hari ibice byinshi cyane. Ushobora kuvuga nti wenda reka nkureho nsigaze wenda igice kimwe. Ndabigenza gute rero? Selectinga, ndangiza nza hano kuri home, nzi hano kuri general, nza hano kuri more, ndangiza nzi hano kuri number, then here. Okay, dukomeje hano urabona ko dufite imibare y'ibice. Iyi marice urabona ko ni imibare myinshi. Urabona ko hano dufite ibice byinshi. Urabona ko dufite 0, 5, 2. Urabona ko ni ibice byinshi. Hano ngiye kubigabanya ngire igice kimwe. Ndabigenza gute? Ndaza hano selecting, nimara guselectinga ndahita nza hano kuri general, hano hita nza kuri more, hite nza hano kuri number. Noneho hano ubona ko barimo kumbaza ngo decimal place. Decimal place ni uvuga ngo inyuma y'akadomo haraza ibice bingahe? Ni igice kimwe. Mpite nza hano hasi nemeze okay. Urabona ko bita byikora, ni ibintu byoroshye cyane. Reka duhite hano dukomereze kuri rank. Ni gute dushyiramo rank?
Sasa rero ubu turakomeje na ranking. Ni gute urankinga? Ni uvanga abanyeshuri bacu ngiye kujya mvuga ngo ufite benshi mu buhe byangora, ahubwo ndaza hano kuri rank hano. Nimara kwagera hano kuri rank ndaza selectinge, ahita selectinga amanota ushaka kugira. Nurangiza uraza hano kuri home, ujye kuri sort, ujye kuri customer. Nujya hano kuri customer uraza ngo sorted by, wifuza kubitondeka kuri iki. Nta manota muri physique, nayo muri chimie, nayo muri biology, ariko ngiye nshaka percentage. Impamvu ndaza hano neneho hano hirya ahita akoza ngo urava ku mubare muto ujya ku munini. Wagize make ufite ugeza ku ufite menshi. Oya, ngiye guhitamo ufite menshi hano, ufite menshi ujya ku ufite make. Then tujya kuri okay. Urabona ko bise byitondeka. Hano ufite menshi, ufite 22 ubwo niwe wa mbere. Ubwo bigakomeza urabona ko bikurikiranye bikurikije uko amanota yaba ameze. Ubwo hano ahita bitondeka tubyandikamo. Twagiye none usiye gukora decision. Ngiye kwimura. Hano rero mu kwimura biterwa n'amanota mwa settings, ariko abenshi bakunda kwimurira kuri 50%. Uzabiyenza ute? Uzaza hano, uze hano kuri home. Okay, ubu twagiye nyine ngiye gukora decision. Nuba decision ni ufata, ni nka deliberation, ni ukora umwanzuro kugira ngo ndebe abari mu kana barasibira, kuko aba n'abanyeshuri. Nk'ibisanzwe rero hano biterwa n'amanota mwafatiyeho, bitewe n'umwanzuro mwafashe. Hano rero akabenshi bakunda gufata 50%. Urabiyenza ute rero? Uzaza hano kuri formula wemeze, neneho uze tujya kuri hano kuri logical, cyangwa se ushatse wajyana hano kuri set function. Nubandaza hano kuri logical, jya hano kuri if, ariko nuwaza hano kuri function naho nta kibazo, naho birakunda. Ndaza hano kuri if, neneho hano logical test, neneho hano reka mpite nkorera umunyeshuri wa mbere. Hano shyiraho equal 50. Nuba amanota agomba kuba ari hejuru cyangwa angana na 50, aruta cyangwa na 50. Nuba ufite 50 gusubiza hejuru niwe ugira gute uri passing. Hano ndandikamo wenda pass, hano hasi nandike fail, cyangwa se ushatse bashyiraho muri repeat ukashyiraho fail kwa failinze. Indangiza ndetse njya hano kuri okay, urabona ko pass yasizamo. Nino hano ntago buri wese n'uwindi bimukorere, ahubwo ndahita scrollinga gutya, nyamite nkora kuri control D, urabona ko bita byizanamo. Urabona ko kugeza hano batsinze, ariko abangaba bari munsi ya 50. Okay, twagiye ndakeka ari ingenzi tubirangije. Reka noneho ngiye kudekora. Nuvuga ngo kudekora uzabigenza gute? Uzaza hano kuri home, nurangiza uze hano ngiye kudekora. Ngiye kudekora hano heading, ziriza heading reka ndekore. Noneho ndahita nza hano ntanyamo intuza rimwe, ushatse nahitamo kano cyangwa ka bitewe n'icyo ushatse. Hano reka mpitemo aka. Ni gukora tudekora heading. Nanone izi heading ushobora kongera kuzidekora mu bundi buryo. Uraza hano hejuru anga kuri review,
noneho uze hano ushatse wahitamo akantu ushaka hano, ariko njye ndahitamo kano ka mbere. Urabona ko ukuntu zihinduka. Ese buryo uhangana niho ukorera kudekora. Nino decoration ndayikomeje. Noneho hano ngiye kuvuga nti umuntu kiremo amabara mo hano, ndajya hano hejuru kuri condition, highlight naho ndahitamo. Nino ngiye hano wenda mvuga ati kuri less than, ushatse wakoresha na greater than. Noneho hano ngiye kuvuga ni umuntu uri munsi y'amanota 50%, arahita ajyamo ibara ry'umutuku, cyangwa se nshatse narihindura ashyiramo hano. Uhitamo iryo ushaka. Hano uhitamo ushatse wagira gutya, ushatse wahitamo ingiri. Ndabona ingiri ntacyo bitwaye. Kurya no hano uhita winjiramo ugahita umenya abadafite icya kabiri, sibyo? Noneho hano ushatse wakomeza, ushobora no kuza hano ukabona hano kuri 60 ugahita uvuga ati umuntu udafite amanota wenda 30, hajya hazamo umutuku. Ubundi waza hano kuri condition, highlight, then uze hano noneho utiyemo uri munsi y'amanota 30, wese ahita hazamo ryabara ry'umutuku, uhite wemeza. Noneho ushobora no kuza none hano ha kabiri, hano kuri 40, ugaragaza abantu badafite icya kabiri. Ubundi waza hano kuri condition, uze hano resi, tuvuga ngo umuntu udafite amanota 20 wese harazamo ibara ry'umutuku. Okay? Na hano nuko hano kuri 40 hasi bahita bitwarira hamwe gutya, kugeza hano bahita tuvuga ngo umuntu wese udafite amanota uri less than ya 20 wese harazamo umutuku. Bahita uza hano naho ukahakorera, bahita tuvuga ngo umuntu uri munsi y'amanota 10 wese harazaho ibara ry'umutuku. Hano ubikora uko ushaka. Ubona ushatse wahinduye twati wenda umuntu wese uri wenda greater than, wenda yinjira amanota 25 wese wenda arahabwa ibara wenda tuvuge risa gutya. Byose bitewe n'ukuntu wabiteganyije. Gusa iyo ko biba byiza iyo ufashe condition imwe, kuko birote aba ari imwe cyangwa se amanota aba ari amwe uri gukorera decision. Akaba byose tubikore kimwe, biye byiza. Less than ya 25 habwarire yabara. Na hano ariko tubigenza wese 25. Hano urabona kuri 20, ubwo naho tuhita dushyiraho less than 10 condition. Hano uri munsi ya 15 wese hano bitabona ibara ry'umutuku. Okay, nuko kuba bimeze. No hano ushaka guhita uvuga ati wenda nibeshye nk'uyu nguyu wenda wibeshye nyuma ntabwo wongera ngo usubiremo. Tuvuye wenda yafite wenda 29. Urabona ko nibigira bihita byikora, ni automatique, bihita byihindura hose. Okay, mwakoze cyane no kudukurikira. Ciao ciao.
ubikoze ukagira ikibazo waduhamagara kuri nomero tubashyira muri description hano hasi.